What's up my people, what's up? Tayari umwe mbazanye ku nzu ya Sheri. Inzu Sheri yanyubakiye akanga ati ni hariya nzagutuza. Ntimwaba ngo nzagutuza mu bicu dore. Sasa aha murabona nyine imbuga iri hara hejuru. Noneho n'inzu iri hara hejuru. To kanze mbikwereke neza. Dore uraza kumbwira ahantu inzira iri jyayo. Dore ngiri iyi nzu. Ngiyo rwose. Ndayibatembereza aho pe. Wayibonye? Iyo nzu wayibonye? Dore ahantu Sheri yambwiye ngo tuzatura. Aho. Urara ngo mukene ngabo ngo bafite gahunda. Nge ndamufite afite gahunda yo kuntuza mu bicu. Dore ngikiri igikoni na toilette. Cyo ntago kigaragara. Ariko dore hano ni hantu tuzatubakirira baje kudusura. Ngiyi nzu rwose nge nzatura mu niyo nta yindi. Wayibonye ahantu iri? Ubu ugiye kuzengurutsa unshakire inzira ijyayo ahantu iri. Ubwo turimo turagenda tuzenguruka hano turi ku gikoni. Turi inyuma y'inzu nyine ku gikoni. Wahabonye ngo iki gikoni aho hejuru. Noneho tugiye kuzinduka tugera noneho kujya ku mbuga. Ni imashini iba iri mu kazi kose nyine irimo iratubariza imbuga. Aha dore ya nzu rero Sheri azajya kuntuzamo ngiriya. Wayibonye inzu Sheri azajya kuntuzamo se? Iki ni igikoni dore ayo hirya niyo nzu. Dore aha nyine nubwumva nanjye sinzi ngo tuzahajya gute. Ariko nifuje kubibereka nyine mukambwira dore. Inzu nge na Sheri tuzajya guturamo niyo ngiyo nta yindi. Hari icyo mwayigaya se? Dore kamba ko mwavuze ngo banavuze ngo Sheri wanjye ngo ni amafuti. Urabona ari amafuti umuntu wanyubakira inzu hari ahantu noneho. Ibintu ubundi bamwita amafuti murabizi cyangwa? Dore abazajya muza kudusura sasero muzajya muhagarara ngaha mbavugishe ndi hariya hejuru. Ikigaragara cyo ntabwo byakunda ngaho ndebera ntawe ndebera. Nukuza ukansura ugahagarara hano ukamamagara ku zuba we nkitaba. Tukaganira hano hasanye bashire yanze amatiku uko byasa kose nyine tu. Yitaruye abantu. Ibi nibyo bita kwitarura abantu. Icyo bita kugira ute? Kwitarura abantu. Iyi ni inzu bro. Dakina. Neza. Iyi ni inzu. Nzabamo n'umuryango wanjye. Dekuzuba miro. Umuryango wa Dekuzuba miro. Tuzaba hano. Abana banjye. Famiye yanjye. Ubwo turi ba bantu bazabaho nta hantu bajya. Wanyura hari inzira mwigeze mubona mu bintu cyose ndabetse hari inzira mwabonye. Turi abantu bazabaho ntaho bajya. Ubwo nyine ahubwo ikibazo tuzageramo gute? Hako ndibutse ni indege izageza kudufata. Yego. Ni indege nyine izagera hano hantu kuko nta muhanda w'imodoka hari nta w'abantu hari ni indege nyine izagira ite igera hano hantu tayari we. So banabatembereje ntacyo ntazabakora ndembetse n'ahantu nzaba ariko mana we. Igisigaye ni ukubereka Sheri wanjye mukanamubona rero. Ubwo ndumva nta kintu gisigatse kuzabereka Sheri wanjye kabisa. Mwabibonye ewana ahantu nzaba sha.